Haleluya, Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu, aho muherereye hose, ubuntu bw'Umwami Yesu bukomeze kubana namwe. Mbifurije rero weekend nziza, bakunzi b'Umwami wacu Yesu, kandi bakunzi banjye, mugire weekend nziza, kandi Imana ikomeze kubanezeza. Imana yacu ntihabwe icyubahiro, nshimiye Imana impaye umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Rero nshuti z'Imana, murazi yuko iyi cano icaho ibiganiro bivuga ivugabutumwa, nta bindi biganiro bibaho cyangwa se indirimbo zihimbaza Imana nizo zicaho. Imana yacu ihabwa icyubahiro rero. Abakoze subscribe mwubahwe cyane, abandika commentaire ni mwubahwe cyane, abansengera mwese Imana ibaha umugisha, kandi namwe abiteguye gukora subscribe, like ni karibu, abandika commentaire ni karibu. Uwiteka Imana abahezagire cyane. Haleluya. Ndabakunda rero, bene data mukomeze kugubwa neza. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Luka, ibice byaho, igitabo cya Luka, ibice byaho 24. Turasoma twumve icyo Uwiteka atubwira, duhereye hano ku murongo wa 49. Aravuga ngo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranije, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu nashimwe. Uyu munsi wa none rero, nshuti y'Imana, nkuzaniye ijambo rivuga kuguma mu murwa. Haleluya. Iyo umuntu atuye mu murwa haba hakeye, mu murwa haba amatara ahoraho, mu murwa haba ibyiza byinshi. Imana itugirire neza. Burya iyo umuntu atuye mu murwa hagati cyangwa se mu gihugu, akaba ku murwa mukuru, ni ukuvuga ngo aba afite amahirwe menshi 100% yo kubona ibyangombwa byihuse, byo kubona akazi. Imana itugirire neza. Donc ni byinshi abasha kubona bitamugoye. Si kimwe no gutura hahandi mu cyaro. Mu cyaro kugira ngo uze kujya mu mujyi ugomba gutega akabege, bigusaba umunsi wose kugira ngo ushyikeyo, ariko si uwo murwa Imana yatubwiraga, ahubwo ni umurwa wo mu kuba ku Mana. Yesu atugire neza. Imana rero, Yesu agirana ikiganiro n'abigishwa biwe, arababwira ati dore ngiye kubazanira ibyo data yabasezeranije. Yesu nashimwe. Ni ukuvuga ngo yarababwiye ati muzagume mu murwa. Imana itugire neza, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nta kindi kintu rero basabwaga, ni uguhuza umutima no kuguma mu mwanya Imana yababonagamo. Imana ihimbazwe. Nawe uyu munsi wa none nkuzaniye ijambo rikubwira ngo ugume mu murwa, hahandi Imana yagusuraga ikakubona, hahandi wavuganiye n'Imana, hahandi muri wa mwanya mwiza unezeza Imana, muri wa mwanya ukiranukira Imana, niho Uwiteka gusaba kugira ngo ugumaho. Yesu atugirire neza. Ntutsimbure ikirenge kugira ngo Kristo niyaza atakubura. Imana yacu yabwe icyubahiro. Rero zari igihe cyo kugira ngo abantu babatizwe mu mwuka wera. Arababwira ati mugume mu murwa. Namwe rero uyu munsi wa none hari amasezerano Imana yavuganye nawe, Imana igiye gusohoza, ariko kandi nimara kuyasohoza, ndashaka kukubwira ngo uzagume mu murwa, uzagume mu mwanya w'Imana. Imana itugirire neza. Ntuzahinduke nk'uko wategereje
amasezerano ukaba ugiye kuyabona, Imana ikaba igiye kuyasohoza nk'uko ibivuga muri iri jambo bivuga ngo Uwiteka agiye kukuzanira ibyo Imana yagusezeranije. Rero ni ukuvuga ngo ibyo Imana yagusezeranije mwene data ugiye kubibona, ariko kandi ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe Yesu atuganze, nimuba mu mazu mutubatse, Imana itugirire neza cyane, Imana itwiteho, nimwarya ibyo mutarimye Yesu atugirire neza cyane. Rero nawe uyu munsi wa none hari ijambo Imana ikuzaniye rikubwira ngo Imana igiye kuguha ibyo yagusezeranije, ariko akondisiyo ni uko ukomeza kuguma mu murwa, kuko abantu benshi barasubizwa barangiza bakava mu byizerwa, bakava mu mwanya wo gusenga. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza, ariko Imana iragusaba kugira ngo ugume mu murwa, ukomeze kubana nayo mu izina rya Kristo Yesu. Imana itugirire neza cyane, haleluya. Hari abantu rero bamara kubona ibyo Imana yabasezeranije barangiza bagahita batera Imana umugongo, bakarenza akaguru ku kandi, bakibagirwa neza ya marira bariraga batarasubizwa, bakibagirwa ya masengesho basengaga batarasubizwa. Rero uko Imana wayimenyereje niko ishaka yuko ikomeza kukubona. Imana itugire neza. Turebere no ku babyeyi, iyo umwana ahindutse umubyeyi arababara cyane. Imana yacu ituganze kandi twiteho. Mwene data we wamaze gusubizwa urasabwa kuguma mu murwa, wowe ugiye gusubizwa kandi nanone Imana iragusaba kuguma mu murwa, kubera yuko hari abantu bashubijwe kandi bari bababaye, Imana ikabagaburira, inzara igashira, kuburara bigakurwaho, kubwirirwa bigakurwaho. Hari abantu bashubijwe Imana isigaye yambika, kandi mbere barambaraga ubusa ariko bamaze kwibagirwa Imana. Ibyo ngibyo rero bitera Imana agahinda, niho usanga abantu benshi bakunda kugira gute, guhura n'umunyafu w'Imana, kuko aho kugira ngo Imana iguhombe yaguhombya. Yesu atugirire neza, kandi iyo Imana ibona kuri umwana w'ubugingo ikuraho bya bindi byakurangazaga, aho kugira ngo ubure ubugingo ukabura bya bindi wari utunze. Bene data murajye muba maso, ibisubizo ntibikabakure ku Mana. Imana idufashe, ibisubizo ntibikagukure ku Mana. Icyo usabwa ni ugukomeza kuba mu murwa, ugasenga, ugakiranukira Imana, ukirinda muri byose. Imana idufashe kandi Yesu atugire neza cyane, haleluya. Imana yacu rero nihabwe icyubahiro, kandi Imana yacu ishyirwe hejuru. Data wa twese nahimbazwe. Imana yacu rero ni nziza, Imana yacu irakomeye. Ijambo ry'Imana ritugezeho rikubwira, yewe wowe wari ufite ibyo Imana yavuganye nawe, Imana igiye kubiguha, ariko kandi urasabwa kwirinda kugira ngo bitazagukura mu mwanya Imana yakubonagamo, kuko nutakaza agaciro k'Imana, agaciro Imana yakubonagaho, bidatinze n'ubundi uzasubira muri ya nzara wariraga. Yesu wariraga. Imana itugirire neza, kuko Imana ni Imana ifuha. Imana yacu ntabwo ikunda umuntu yibangikanya. Yesu atuganze kandi Yesu atugirire neza. Data wa twese ahimbazwe cyane, haleluya. Imana rero ivuganye nawe mu ijambo, irakubwiye ngo igiye kukuzanira ibyo yagusezeranije. Mbega ubyiteguye gute? Mbega ntibizagukura mu mwanya wo gusenga? Yesu adufashe. Imana ifite agahinda kubera abantu Imana yagiye isubiza, ariko barangiza bakava mu byizerwa. Yesu adufashe rero, kandi Yesu atugirire neza. Data wa twese ni umwami, haleluya, haleluya. Azabagirira neza.
itegura ineza y'Imana rero, itegure gusubizwa, ariko kandi ufata n'ingamba zo kugira ngo uzakomeze kuba mu murwa. Mwene data, Imana nigushaka ikubone. Haleluya! Yesu nashimwe. Ibisubizo ntibikabakure ku Mana, ahubwo birushaho kubasunukira ku Mana, birushaho kubanezeza, kandi murusheho gukorera Imana kuruta uko mwayikoreraga. Yesu nashimwe. Haleluya! Ya misozi waterera gusenga, niba ufite uburyo ongera n'ubundi, ubonye uburyo waba uraraga ukajya gusenga, n'ubundi subira kuri wa musozi ujya gushima. Haleluya! Niba wariyirizaga n'ubundi ibiryo biri muri firigo, cyangwa se ibiryo wakoze sitoke yuzuye, umufuka w'umuceri uri mu nzu, umufuka wa kawunga uri mu nzu, ibiharage biri mu nzu cyangwa ibishyimbo, Imana itugire neza, inyama zuzuye, reka nkubwire ngo ntibizagukure ku Mana. Niba wari ufite umwambaro umwe, Imana ikaguha yuzuye varisi, ntibizagukure ku Mana, ntibizagutera ubwibone, ahubwo uzarushaho kunezererwa Imana, kandi uyibwire n'abandi kugira ngo bakomeze bihangane, kandi uzajya ukomeza bagenzi bawe. Ibyo Imana igiye kugukorera si ubwiru, ni ukugira ngo uzajye uvuga ubuhamya bw'ibyo Imana yagukoreye, kugira ngo n'abandi bakomere. Yesu atugirire neza, kandi Yesu adufashe. Data wa twese rero nahimbazwe, Data wa twese nashyirwe hejuru, Umwuka Wera abakomeze, kugira ngo ibisubizo ntibizabakure ku Mana, ahubwo muzarusheho gukorera Imana mu izina rya Kristo Yesu. Imana yacu ibaha umugisha, kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Mwirinde kuva mu murwa, kuko mu murwa niho Imana ibabona. Rero mwirinde ikintu cyabakura mu murwa kikabakura mu buntu bw'Imana. Yesu adufashe, kandi Yesu atugirire neza. Niryo jambo Imana yari impaye. Mukomeze kugubwa neza, mukomeze guhezagirwa n'Imana. Shalom.